kaga filime kari kubica kari gacika kasohotse kamwe bita Kamugi harimo abasitari Makoti nisirize nyine tu ngao Gabasigiye kugutekera ego ngao agiye kugira ute barabara ubu bibye amasafuriya we bibye isafuriya we aka gafilime ko kari n'udutangaza gusara ati isafuriya wayijyanye ati umbwira ntabwo nari bukwarurire kweri ega gafilime hano karyoshye ega gafilime kararyoshye cyane rwose bakita Kamugi mugakurikira kuri channel Igwe filime niho mugakurikira cyane episode ya 5 urumva ni ya 5 akambere na kabiri kariho mugakurikira dutangira filime yacu dutangiranye filime yacu hano Prince yicaye Prince Time yicaye Rudiha ati se bimeze bitubundi ko mbona Rudiha ati Prince yawe agapapa yawe Rudiha barakamwambuye arirutse arakajugunya arabujugunya Prince agize umujinya kubisa umuntu Prince Time ujya kubisa umuntu akubisa umuntu abaturage nabo barahuruye bararwanya akubisa umuntu mbona Prince bamwishira muri butike yishimye Prince none atangiye gukubita umuntu Prince abahaze noneho Makoti abaraje ateruye Prince wiwe aramutwaye abahaje none musaza atari ko nugakore kuri abana ariko Prince ntago ajya yumva Prince Time ararwanya Prince karindwanye wa Makoti akomya amashyi Prince karindwanye wa Prince Time yo man Prince Time ati rero Prince wanjye urumva reka nywa amazi Makoti yasakira rero umucuruzi wo muri boutique umucuruzi ariruka ati Prince rero urewe ujye utera ingumi gutya utere na njonogo urabona njonogo ingumi hasi ukupite no munda kuntu no mugere wa danje urumva Prince ujye ukupite Rudiha rwose dore nubwo Rudiha ari kwiriza ariko buri umuhonde nta birenze ko mbona hahise haza canga ti Rudiha wanjye mu muho iki kweli mu muho iki Rudiha wanjye we Makoti ari kwigira atazi ko hejuru ari umuntu Makoti bimeze bite ati naka kakukubise ati rero reka twigendere ati zana uwo Prince Rudiha wanjye ankwereke urumva sana canga ati mujye muri terese Caritas mugende mwabarezi ati buretse urebe sha nanjye narabyaye canga uramuzi canga ati nabyaye Rudiha nta bintu byinshi wazumbaza ngo mbona Prince yishema Prince ararwara Prince ko yishumurura Prince kazi kurwana bya danje ati Makoti ati aremeye aratsindisha Prince rwose kugira ngo bataza kumukubita ko kabonye noza ari umugabo bya danje arenze abonye canga arenze aho atereka nemera canga naganyurwa canga ati turarwana nta bintu byinshi wazumbwira wateranyije abana fande baramuhonze canga ko muri ari umugome ariko rero Makoti nawe azi gukwepa bya danje we turebe Makoti ariko yadandame n'icyapa ko mbona canga ari kuri ingumi z'imiriro canga n'amabuye arayasenya umuhungu n'amapota arayasenya Makoti arakwepye aciye mu idirishya bahuye na canga barakwepye ngwino hano Mako ngwino hano ngo kubitanye nitwa canga nguhondagure ngwino nguhonda Mukamana aravuze ati rero winkubitira Makoti wanjye urumva n'umwana mwiza ati urambujije ati rero mva Makoti mukarwane na canga muri inshuti murabizi ko muri inshuti Makoti twiyunge canga nawe cyafunze umutwe ni igifunga mute canga gikanze Makoti nawe yarirutse rwose atariko ntari urakoze Makoti arirebeshwa afashe itafari ubuse iri tafari ntari gikubita kandi Makoti ntago ajya ashirwayo ndamuzi Mukamana ari kubareba ati yawe canga ati birancanze se ubu mu Caritas mukoreki ati zana iryo tafari kubitangase sha Mubita ati kubita canga rero yigize igabo wamuhaye ingumi Mukamara reba Makoti kuri canga
makote cagacaga baramwishe cagacaga bamukubise atashye yumva atabona. Murakoze kuza murabeho.